Kristo turagushimiye mu bintu byateje akaga Kayini yazanye igitambo atagitekerejeho. Ibyo bintu byamuteje ingorane, shyari ririnjira abakwakundi yabaye. Ibyo tugiye Amen. Good evening, everyone. Ndabasuhuje mwese. I'm called Pastor Ha Amazina ye ni Pastor Ha from South Korea. ava mu gihugu cya Korea y'Amajyepfo. My plan is Gahunda ye I want to make many hospitals, many schools. I want to change the life of our Rwandese and Ugandans and all people in Africa. Thank you so much. ndashaka guhindura abantu benshi mu bihugu bya Afrika cyane cyane u Rwanda, Bugande, kugira ngo haboneke ibitaro, amashuri n'ibindi bintu nk'ibyo. Hallelujah. Amen. Praise God, everyone. Amen. Good evening, everyone. Arabasuhuje ati mwese ndabashuhuje mugoroba mwiza. My name is Daniel. I come from China. Ati names. Daniel. Amazina yanjye nitwa Daniel, mva mu gihugu cy'Ubushinwa. I'm very happy I can come Rwanda. I can come this church. Ndishimye cyane ko naje mu gihugu cy'u Rwanda nkanaboneraho gusura itorero rya ADEPR. Amen. Okay. Amen. Thank you. God bless you. Amen. Good evening. Umugoroba mwiza. My name is Snow. I come from China. Amazina yanjye nitwa Snow, mva mu gihugu cy'Ubushinwa. Very thank you have this time. Ndishimye cyane. This time is my first time. Kandi ni ubwa mbere ngeze muri iki gihugu cy'u Rwanda. So I very enjoy this time. Thank you. Ndumva nishimye, nabyishimiye cyane, murakoze. Amen. Good evening, everyone. Umugoroba mwiza. My name is David. Amazina ye ni David. I'm come from China. Ava mu gihugu cy'Ubushinwa. And also come from Uganda missionary. Ndetse nanyuze mu gihugu cy'Ubugande. Thank you. Very happy to see everyone here. Kandi ndishimye kureba iteraniro rigari nk'iri. Thank you so much. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha, nibayisubire mu myanya yabo murabumwe cyane. Hallelujah. Amen. Kwa majina naitwa Jacqueline. Amazina ye yitwa Jacqueline. Ama Pastor Jacqueline. Ni Pastor Jacqueline kutoka Mombasa, Kenya. Ava mu gihugu cya Kenya, Mombasa. Ndio mara yangu ya kwanza kufika Rwanda. N'ubwa mbere ageze mu gihugu cy'u Rwanda. Tulialikwa na Bishop Eric na familia yake. Twatumiwe inshuro ya gatatu ngewe mba muri iri torero mbasura. I'm husband of one wife. Ndi umugabo w'umudamu umwe. Here she is. Ari hano turi kumwe twazanye. 3 sons and 1 girl. Dufite abana batatu n'umukobwa umwe. God bless you. Imana ibahe umugisha. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Imana ishimwe. My name is Ibanda Habiba. Amazina yitwa Ibanda Habiba. Namtebi. As my side name. Nkuko mwene data uri hano ari. I'm so glad to be here this evening. Ndishimye kuboneka hano. I'm from Uganda. Mva mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. I was invited by the Bishop Eric. Natumiwe binyuze mu mukozi w'Imana Bishop Eric. To come to celebrate the Pentecost kugira ngo church. tuze kubana namwe mu munsi mukuru wa Pentecost. I'm a minister in my church. Nda umuvugabutumwa mu itorero ryacu. And I minister in very many units. Kandi ngira mboneka mu matsinda atandukanye. I'm in finance. Nkora mu by'amafaranga. Muri korali nanjye ndaririmba. Ushering unit. Kandi mba no muri abo badiakoni bakora iyo mirimo. Here is my pastor Ha. Pastor hari hano. We love you so much. Be blessed. Turabakunda, Imana ibahe umugisha. ADEPR bwashimye ko iki giterane cyabera ahangaha muri paruwasi ya Nyarugenge. Kandi muri uyu mwaka wa 2025 itorero ADEPR rizihiza isabukuru y'imyaka 85 rimaze ryamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ni muri urwo rwego
hateguwe iminsi 85 y'ububyutse bwa Pentecote mu Rwanda, duhindura ubuzima bw'abantu mu buryo bwuzuye, izabanzirizwa n'umunsi mukuru nyirizina. Ibikorwa bizakorwa muri iyo minsi 85 byatangijwe kuri 23 z'ukwa gatanu muri uyu mwaka mu matorero yose, bikazasorezwa mu rurembo rwa Gihundwe kuri tariki ya 16 z'ukwa munani 2025 hizihizwa iyo sabukuru. Insanganyamatsiko dufite muri uyu mwaka tuyisanga mu byakozwe n'intumwa. Kristo turagushimiye mu bintu byateje akaga Kayini yazanye igitambo atagitekerejeho. Ibyo bintu byamuteje ingorane, shyari ririnjira abakwakundi yabaye. Ibyo tugiye gukora mwami ni amaturo, ni icyacumi, ni ukukubwira ngo warakoze, ntabwo ari uko ukennye, nta n'icyo ukeneye, ariko twebweho kuko tuzi kuri Imana n'ibigirwamana biraturwa, twe tugiye kubikora, tubikorera Imana ishobora byose, Imana itagize ikibuze, Imana ishobora byose. Dawidi yaravuze ngo yaba wakundaga ibitambo mba mbiguhaye. Ntabwo ari ikibazo cy'uko ukunda ibitambo, ahubwo ni ukugira ngo tukubwire ngo wisarenda, duciye bugufi, duhaye agaciro ibyo dukorera. Umuntu wese ugiye kubikora mu buryo butuma Uwiteka umureba neza, umuha umugisha. Kandi namenya andi makuru nyakuye mu ijambo ryawe. Mwami Yesu, wigeze kwitegereza abantu batura, uravuga ngo uyu mubyeyi yabikoze neza. Icyampa ukagira abo ubona babikoze neza, cyampa akaba ari twese tubikoze neza. Nzi ko hari imbaraga zibirwanya, nzi ko hari amakuru atariyo. Mana, reka tubikore uburyo butuma udushima. Icyubahiro n'ikibi cyawe, ndaca intege imbaraga mbi zose zirwanya uwo murimo mu izina rya Yesu Kristo. Reka umuntu wese abikore neza. Paulo we yaravugaga ngo iyo mbikora mbikunze ndagororerwa. Utugororere kubwo kubikora neza mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen. Haleluya, torero ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Mumvugire nga haleluya. Amazina yanjye nitwa Eric Muzungu Sengimana. Nkorera umurimo w'Imana mu gihugu cya Sudani y'Epfo ndetse na Sudani y'Amajyaruguru. Namaze kugerayo. Ndi umukristo w'itorero n'ubundi rya ADEPR. Ndashima Imana ko ndi hano ndi kumwe n'umuryango wanjye, nabo turabana, nawe yazamura ibiganza. Mfite abandi bahungu batatu ntabari hano bari kwiga i Bugande, ariko hari umwana mutoya, agakobwa gatoya kazamura ikiganza, nako kari hano, yitwa Debora. Imana ishimwe cyane. Tugiye kwakira abashyitsi bacu, barajya bivuga amazina naho baturutse, numva ari ibyo bansabye. We are going to introduce our visitors. You are going to tell us your name, your position in the church, and where you come from. God bless you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Bwana yetu asifiwe. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Amen. Kwa majina naitwa Jacqueline. Amazina ye yitwa Jacqueline. Ama Pastor Jacqueline. Ni Pastor Jacqueline. Kutoka Mombasa, Kenya. Ava mu gihugu cya Kenya, Mombasa. Ndio mara yangu ya kwanza kufika Rwanda. N'ubwambere ageze mu gihugu cy'u Rwanda. Tulialikwa na Bishop Eric na familia yake. Twatumiwe n'umukozi w'Imana Bishop Eric n'umuryango we. Ninafurahi sana kwa sababu ni siku kuu, siku ambao Kristo Yesu alikufa ni kwa ajili ya maisha yetu na kujazwa upya. N'umunsi ukomeye cyane, n'umunsi mwiza kubwa Yesu Kristo wadupfiriye akazuka. Maana alisema anaenda kwa Baba
kutuombea msaidizi ambao ni Roho Mtakatifu. Arangije avuga ko agiye kwa data kandi azadusabira umwuka wera ambao yuko ndani yetu. Kugira ngo aze mu mitima yacu. Mbarikiweni sana. Imana ibahe umugisha, muhabwe umugisha. Na karibuni sana Mombasa Kenya. Muhawe ikaze mu gihugu cyacu cya Kenya, Mombasa. Amen. Amen. Next one. Praise Jesus. Imana ishimwe cyane, Yesu ashimwe. This is Reverend Samuel Kimani. Amazina ye ni Reverend Kimani Samuel. I'm coming from Mombasa, Ukunda. Ava mu gace bita Ukunda, kabarizwa Mombasa. I think this is my third time to be here. Ati ni inshuro ya gatatu ngewe mba muri iri torero mbasura. I'm husband of one wife. Ndi umugabo w'umudamu umwe. Here she is. Ari hano turi kumwe twazanye. 3 sons and 1 girl. Dufite abana batatu n'umukobwa umwe. God bless you. Imana ibahe umugisha. Amen. Good evening, everyone. Ndabasuhuje mwese. I'm called Pastor Ha. Amazina ye ni Pastor Ha. From South Korea. Ava mu gihugu cya Korea y'Amajyepfo. My plan is, gahunda ye, I want to make many hospitals, many schools. I want to change the life of our Rwandese and Ugandans and all people in Africa. Thank you so much. Ndashaka guhindura abantu benshi mu bihugu bya Afrika, cyane cyane u Rwanda, Bugande, kugira ngo haboneke ibitaro, amashuri n'ibindi bintu nk'ibyo. Hallelujah. Amen. Praise God, everyone. Imana ishimwe buri wese. Praise God. Imana ishimwe. My name is Mwanguzi William. Amazina yitwa Mwanguzi William. From Uganda. Ava mu gihugu cy'u Bugande. I'm born again. Ndakijijwe. From church called Divine Blessings Church. Ava muri iryo torero ryitwa gutyo. I'm so glad to be here. Ndishimye cyane kuba hano. I was invited through the man of God. Natumiwe n'umukozi w'Imana. Apostle Eric. Umukozi w'Imana Eric. Yeah. God bless you. Imana ibahe umugisha. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Imana ishimwe. My name is Ibanda Habiba. Amazina yitwa Ibanda Habiba. Namtebi. As my side name. Nkuko mwene data uri hano ari. I'm so glad to be here this evening. Ndishimye kuboneka hano. I'm from Uganda. Mva mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. I was invited by the Bishop Eric. Natumiwe binyuze mu mukozi w'Imana Bishop Eric. To come to celebrate the Pentecost kugira ngo church. tuze kubana namwe mu munsi mukuru wa Pentecost. I'm a minister in my church. Nda umuvugabutumwa mu itorero ryacu. And I minister in very many units. Kandi ngira mboneka mu matsinda atandukanye. I'm in finance. Nkora mu by'amafaranga. Muri korali nanjye ndaririmba. Ushering unit. Kandi mba no muri abo badiakoni bakora iyo mirimo. Here is my pastor Ha. Pastor Ha ari hano. We love you so much. Be blessed. Turabakunda, Imana ibahe umugisha. Amen. Good evening, everyone. Arabasuje ati mwese ndabashuhuje mugoroba mwiza. My name is Daniel. I come from China. Ati names? Daniel. Amazina yanjye nitwa Daniel, mva mu gihugu cy'Ubushinwa. I'm very happy I can come Rwanda. I can come this church. Ndishimye cyane ko naje mu gihugu cy'u Rwanda nkanaboneraho gusura itorero rya ADEPR. Amen. Okay. Amen. Thank you. God bless you. Amen. Good evening. Umugoroba mwiza. My name is Snow. I come from China. Amazina yanjye nitwa Snow, mva mu gihugu cy'Ubushinwa. Very thank you have this time. Ndishimye cyane. This time is my first time. Kandi ni ubwa mbere ngeze muri iki gihugu cy'u Rwanda. So I very enjoy this time. Thank you. Ndumva nishimye, nabyishimiye cyane, murakoze. Amen. Good evening, everyone. Umugoroba mwiza. My name is David. Amazina ye ni David. I'm come from China. Ava mu gihugu cy'Ubushinwa. And also come from Uganda missionary. Ndetse nanyuze mu gihugu cy'Ubugande. Thank you. Very happy to see everyone here. Kandi ndishimye kureba iteraniro rigari nk'iri.
Thank you so much. murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha, nibayisubire mu myanya yabo, murabumvise. Imana ibahe umugisha ko bashimye kuza kubana natwe mu iki giterane. Amen. Nabo mwemeye ko tubakira mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Biyumve mwikaze cyane. Karibu korari uko zivuze zikurikirana, hanyuma iki gikani kirangira turaza kuvuga izindi zituganisha ku musozo. Urwego rwo gushyira mu bikorwa icyerekezo cy'itorero ADEPR cyo guhindura ubuzima bw'abantu mu buryo bwuzuye hifashishijwe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Itorero ritegura mu buryo ngarukamwaka ibiterane by'ububyutse, harimo n'iki giterane cya Pentecote kuri uru rwego rw'igihugu. Mu mwaka wa 2025 ubuyobozi bw'itorero ADEPR bwashimye ko iki giterane cyabera ahangaha muri paruwasi ya Nyarugenge. Kandi muri uyu mwaka wa 2025 itorero ADEPR rizihiza isabukuru y'imyaka 85 rimaze ryamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ni muri urwo rwego hateguwe iminsi 85 y'ububyutse bwa Pentecote mu Rwanda, duhindura ubuzima bw'abantu mu buryo bwuzuye, izabanzirizwa n'umunsi mukuru nyirizina. Ibikorwa bizakorwa muri iyo minsi 85 byatangijwe kuri 23 z'ukwa gatanu muri uyu mwaka mu matorero yose, bikazasorezwa mu rurembo rwa Gihundwe kuri tariki ya 16 z'ukwa munani 2025 hizihizwa iyo sabukuru. Insanganyamatsiko dufite muri uyu mwaka tuyisanga mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8, handitswe ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Turifuriza umuntu wese waje muri iki giterane ndetse n'abanyetorero b'itorero ADEPR aho bari hatandukanye muri gukurikira mu buryo bw'ikoranabuhanga kubaho mu buzima bwuzuye imbaraga z'umwuka wera, kugira ngo tubashe kuzana impinduka nziza aho dutuye ndetse n'aho dukorera. Ni umunsi kandi twibuka umwuka wera amanukira intumwa ku munsi wa 10 umwami wacu Yesu Kristo asubiye mu ijuru. Umwanditsi w'ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 yabyanditse avuga ati, umunsi wa Pentecote usohoye bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo, bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Amen. Ibi umwami wacu Yesu Kristo yari yarabibasezeranije kuko yari azi ko agiye kubavanwamo kandi ko yabonaga ko ari byo byiza, aho yabivuze mu butumwa bwiza bwa Yohana 16:7 avuga ati, ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamubohorereza. Imana ishimwe cyane. Iri sezerano rigenewe bandi. Umunsi twaje kwizihiza, uyu munsi twaje gutarama, tuza kumva abigisha bateguwe
iri sezerano ni iry'abande. Yesu nawe yarabitubwiye kuri uwo mwanditsi nyine wanditse ubutumwa bwiza Yohana igice cya 14 yaravuze ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri, ntibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Imana ishimwe cyane. Arongera avuga ngo ufite we ni Kristo, ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Imana ishimwe cyane. Tumaze kumva ugenewe, twafatikanya n'iri jambo Yesu kandi yavuze nkuko ryanditswe n'uyu mwanditsi twakomeje kuvuga Yohana ibice 3 n'umurongo tuzi twese, umurongo wa 16, aho yavuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Tugerageze guhuza iyo mirongo ibiri. Bishatse gusobanura iki? Ibi bisobanuye neza ko twahawe Yesu kuko Imana yadukunze, ariko tuzahabwa umwuka wera kuko natwe tuzakunda Imana. Imana ishimwe cyane. Kandi twasobanukiwe neza ko gukunda Imana ari ukwitondera amategeko yayo. Turaza kugira umwanya uhagije wo kumva korali zihimbaza kandi zabitangiye, yewe turaza no kugira umwanya munini wo gusenga dushimira Imana, ndetse turaza no kumva abigisha bateguwe. Bityo mu izina ry'umushumba mukuru w'itorero ADEPR, nkinguye ku mugaragaro iki giterane cya Pentecote cyateguwe ku rwego rw'igihugu n'itorero ADEPR. Tubifurije umugisha w'Imana. Amen.